N'amakuru abantu benshi bari gukomeza gutangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye kuri uyu mubyeyi w'imyaka igera kuri 70 w'umu-Ugandan. Ngira ngo urabona umukecuru kuri iyo screen witwa Deborah Matt. Urumva afite imyaka igera kuri 70. Ni umubyeyi benshi bari gutangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye, ariko kandi n'ibyo ari kugenda yisabira ku mbuga nkoranyambaga. Ngira ngo wabonye kuri iyo screen, urabonaho ifoto ya nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Ngira ngo mu by'ukuri ntangira, igihugu cya Uganda n'igihugu cy'u Rwanda ni ibihugu by'ibivandimwe. Buriya wenda muri iyi nkuru uri buze kuza ko wasobanukirwa buri kimwe cyose, ninkubwira ngo ni kenshi njya nkunda kukubwira ngo Uganda, u Rwanda ni ibihugu mu by'ukuri by'ibivandimwe, uri buze kuza kuba wabyumva. Inyandiko zimwe na zimwe zisobanura ko igihugu cya Uganda cyatangiye kubohorwa mu myaka y'1980 kugeza mu mwaka w'1986. Kuri ubu ngubu igihugu cya Uganda kimaze imyaka igera kuri 40 igihugu kibohowe na nyakubahwa perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni, ubwo ni ishyaka ryiwe NRA. Uyu mubyeyi rero uri kubona kuri iyo screen, uwo mukecuru ari gutabaza rwose, ari kuvuga ati mumbabarire, ndabyibuka nk'ibyabaye ejo. Ndashaka kuzicarana na perezida w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, nkongera nkicarana na perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Avuga ati mu myaka yo kubohora igihugu cya Uganda guhera mu mwaka w'1980 kugeza muri 86, ati rwose ibice bagiye bakoresha nari mfitemo farumasi, ati rwose nijye wabavuraga, ati rwose barazaga nkabavura, ati rwose bazaga kugura imiti, barazaga nari mfite farumasi, ndabyibuka rwose nk'ibyabaye ejo. Ati njyewe nivuriye nyakubahwa perezida wa Repubulika Paul Kagame na Museveni narabavuraga. Akavuga ati rero ndabashaka, ati sinzi umuntu uzabimfashamo, ndashaka kuzicarana nabo kubera ko twagiranye ibihe byiza. Muri ibyo ndashaka kuzicarana nabo tukaganira kuri iyi experience, ndetse tukagenda twibukiranya ku byagiye biba. Ati ndabashaka pe, ndabashaka tubiganireho, urugamba rwo kubohora igihugu cya Uganda turuganireho, dusase inzobe, tuvuge buri kimwe, mbabwire ukuntu bazaga nkabavura, twibukiranye uburyo, donc ibintu nk'ibyo ngibyo. Ari gusaba aba bakuru b'ibihugu, ari kuvuga ati rwose ni abakuru b'ibihugu kuri ubu ngubu bubashywe ku isi. Nimvuga ngo u Rwanda, igihugu cya Uganda ni bimwe mu bihugu byubashywe ku isi, ntabwo ndi wembeshye. Rwanda Uganda birubashywe. Ati rero aba perezida navuye bakaba barabaye ibihangange ku isi, isi yose ikabibazi, ibihugu byabo bikaba byubashywe ku isi. Ndashaka guhura nabo tugasharinga experience, uburyo nabavuraga, uburyo bazaga ahantu nakoreraga muri farumasi bakanganiriza rwose. Ati iyo experience yo kubohora igihugu cya Uganda ndabakeneye rwose. Ati ariko sinzi umuntu uzabimfashamo kugira ngo duhure twicarane, nicarane n'aba perezida babiri tubisubiremo. Nk'abantu mwe birarenze. Abantu benshi nyine ubwo bari gutanga ibitekerezo bitandukanye, bati se burya ni yavuye aba perezida babiri. Ngira ngo murabizi mw'abantu mwe ahantu Museveni urugamba yarwanye kugira ngo ajye ku butegetsi, meme na FPR RPA
ibyabaga mu gihugu cy'u Rwanda, leta mbi yari iriho igendera ku moko. Baraza urugamba rwo kubohora igihugu rutangira mu mwaka w'1990. Ubwanga ndavuga igihugu cy'u Rwanda nibwo urugamba rwo kubohora igihugu rwo rwatangiye. Ubwo uri kumva Museveni yabohoye Uganda muri 1986. Nyuma y'imyaka 4 RPA itangira kubohora igihugu cy'u Rwanda, kugira ngo nabambwiye ngo amateka y'igihugu cy'u Rwanda murayazi, kandi n'icyatumye RPA yari mu buhungiro mu gihugu cya Uganda. Habyarimana avuga ngo impunzi ngo ikirahuri ngo kiruzuye, ngo ibyo bintu murabizi. Buryo yari leta y'ubupumbafu ishyira imbere amoko, ndetse byagejeje no kuri jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994, aho abarenga miliyoni bishwe mu gihugu cy'u Rwanda bazira uko bavutse. Ariko RPA ibohora igihugu. Ni bimwe rero nababwiye ngo igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Uganda bifitanye amateka akomeye cyane. Buriya mwari muzi ko RPA ifitanye amateka akomeye cyane na NRA, ishyaka rya perezida w'igihugu cya Uganda Museveni. No mu myaka yashize Muhozi yigeze kuvuga ngo Fred Gisa Rwigema byaba byiza ikibumbano kiwe ngo cyubatswe mu mujyi wa Kampala, kubera ko hari ibyo bakoze bafashije NRA kuba yabohora igihugu cya Uganda. Buriya RPA yafashije Museveni kujya ku butegetsi. Nyirango aya mateka ni amateka muzi, guhera muri 80 kugeza muri 86 mpaka Museveni agiye ku butegetsi. Ni na kenshi perezida w'igihugu cya Uganda yagiye avuga speech mu myaka yatambutse, yagiye avuga ngo perezida wa Repubulika Paul Kagame mu by'ukuri yafashije umuryango wanjye, yarawurokoye. Ati yarokoye umuryango wanjye twari dupfuye. Ati yakoze ibikomeye cyane. Mu myaka yashize Museveni yagiye abivuga. Iyo bigeze kuri Muhoza akavuga ati turifuza ikibumbano cya Fred Gisa Rwigema i Kampala. Nuko azi uburemere mu by'ukuri RPA uburyo yabafashije, nyine yafashije papa wiwe kuba NRA yabohora igihugu cya Uganda muri 86. Ni byinshi bigiye bitandukanye, ni byinshi. Na perezida nabonye perezida wa Repubulika Paul Kagame yarashinzwe ibijyanye na intelligence. Nagerageje kuba nashaka ngo how Paul Kagame facilitate Museveni in Ugandan liberation. Barangije barambwira ngo yarashinzwe ngo yarari mu bijyanye na intelligence leadership. Kagame served as the head of intelligence for Museveni's army, playing a crucial role in strategic planning and gaining military superiority. Buriya mw'abantu mwe igisirikari kubaho nta intelligence gifite. Buriya perezida wa Repubulika kimwe mu bintu azi kintu bita intelligence mu gisirikare. Intelligence gisirikare ngo ibintu byitwa intelligence arakaze byo ku rwego rutavugwa. Rero igisirikare kubaho nta intelligence gifite aba ari ikibazo gikomeye cyane. So ni nabyo byatumye nyine mu by'ukuri NRA hita ifata igihugu cya Uganda. Hari n'igihe perezida Yoweri Kaguta Museveni yigeze gushimira perezida wa Repubulika Paul Kagame. Ndabona yarasinze amapeti yamwambikaga ukuntu, ndabona ari inkuru yanditswe mu kwa mbere muri 2012, mu by'ukuri amushimira uruhare yagize mu kugira ngo igihugu cya Uganda kibohorwe. So rero ibintu bivuze kubera ni n'ubuvandimwe. Uganda, u Rwanda ni ibihugu by'ibivandimwe. Nayo mpamvu igihugu cy'u Rwanda na Uganda byigeze kumara igihe bitavugana neza. Abasesenguzi bakaza bakakubwira ngo intambara y'igihugu cy'u Rwanda
n'igihugu cya Uganda ntishoboka. Abantu niko bavugaga, benshi abasesenguzi bagiye batandukanye. Ahangaha bashingiraga ku mateka agiye atandukanye. RPA yabanyemo na NRA n'ishyaka National Resistance Army n'ishyaka rya Perezida Museveni. Ibihe babanye, ibyo bagiye bumvikana mu bigiye bigiye bitandukanye, ugushyira hamwe bakavuga ngo rwose uku kurwana ntabwo byakunda. Ntabwo ingabo z'ibihugu byombi, nta n'igihugu cyatekereza gutera ikindi ngo Uganda itekereze gutera u Rwanda, ngo u Rwanda ngo rutekereze gutera Uganda, nubwo hari ikintu bita kutumvikana. Ariko rwose ikintu cyo kuvuga ngo bararwana ngo igihugu kimwe kiratera ikindi, abasesenguzi nyine wabonaga bitakunda. Ntabwo byakunda. Ni ibihugu by'ibivandimwe byacanye mu bihe bigoye, byacanye mu bihe bitoroshye. Mw'abantu sinzi ukuntu nababwira. Reka nsoreza, ndatekereza ko usobanukiwe. Ngaho uwo mubyeyi ibyo yifuza, sinzi niba bwazabigeraho, ariko ni ababyeyi kandi urumva ko nyine yakoze akazi gakomeye cyane. Abantu bari kubohora igihugu cya Uganda, hanyuma umubyeyi akajya agurisha imiti y'abasirikari bakaza kwivuza. Urumva nyine yakoze akazi katoroshye cyane. Anariyo mpamvu nyine we avuga ati aba bantu mu by'ukuri nabanye nabo mu bihe bigoye, n'abagurishije imiti narabavuye, bararwaraga nkabavura, bakomereka nkabavura, nyine buri kimwe cyo. Ati rwose ndabifuza, ati rwose ndifuza guhura nabo tukaganira, tugasharinga iyo experience, ati kandi turi kumwe. So reka nsoreze aha, ndabakunda. Nitwa Shadu, iyi ni Shadu 250 TV. Niba utarakanda subscribe ubikore, tujye tubana 5 kuri 5.